nguhaye ikaze nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Uyu munsi tugiye kuvuga tunarebere hamwe uburyo wajya live kuri TikTok. Aba TikTok benshi wenda bo mu Rwanda n'abandi mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, inzira imwe benshi bakoresha mu buryo bwo gukorera amafaranga kuri TikTok ni uburyo bwo kujya live. Ese niye impamvu tujya live kuri TikTok? Tujya live kuri TikTok impamvu niyo ya mbere nyine yo gukorera amafaranga, abantu bakaba baduha ibintu byitwa amagift. Noneho ayo magift ni impano zitandukanye yikonvatingamo amafaranga cyangwa se agahinduka amafaranga ukaba wayabikuza ukayakoresha. Ikindi kandi abantu bajya live kugira ngo basabane n'inshuti zabo, baganire n'ababakurikira, beze kugira ngo nyine bishimane n'ibindi bitandukanye. Ikindi kandi abantu bajya live kuri TikTok kugira ngo nanone werekane impano, abantu bagukurikira, ubereke ubumenyi ufite runaka, ugenda ubasangiza nyine ibintu ufite baba bakeneye kumenya. Ubwo rero ntabwo ujya live. Ikindi kandi ushobora no kujya live burya uri kwamamaza nk'ibicuruzwa runaka cyangwa se na serivisi runaka utanga. Niba uri nk'umucuruzi, ubwo nabwo ugiye live nabwo ushobora kugeza ku bagukurikira izo serivisi uba utanga n'ibyo bintu ugira n'ibyo bicuruzwa ugira, abantu bakaba bakugana bakakugurira. Kugira ngo ukore live rero kuri TikTok hari ibintu ugomba kuba wujuje kugira ngo wemererwe kuyikora. Ikintu ugomba kuba ufite imyaka 16 kuzamura, kuba ufite aba followers 1000, ubwo n'abantu bagukurikira, kandi ukibuka no kubahiriza amabwiriza agenda ngo urubuga rwa TikTok, ntiwice na rimwe nyine ukigengesera, ukayasoma yose ukabasha kuba wakora live imeze neza. Ubu rero muri iyi video tugiye kureba uburyo wafungura live nawe ugatangira kuyijyaho, abantu bakaguha n'amagift. Ubu rero tugiye kujya kuri TikTok turebe uburyo twajya live. Uza kuri TikTok, wamara kugera kuri TikTok uraza ukamanuka hano hasi, hano hari akamenyetso ko guteranya, wamara kwakanda uhituzamo utu tuntu dutatu turi hano hasi. Urabona harahanditse camera, template na live. Uhituza ukaza hano hasi handitse live, ukaba ari hujya. Iyo umaze kuhajya rero urabona ko hari ibintu bitandukanye bihari. Hari hano hejuru hari ahantu handitse ngo title, hano ushyiraho titire ya live yawe ikigamije. Urugero reka nandikemo wenda stay and gain followers, gutya. Noneho hano hari topic naho ushyiramo topic ushaka bitewe na live ugiye gukora. Urabona hari music, hari dance, beauty, fitness n'izindi zitandukanye. Wenda ngiye nshaka kuganira n'abantu, wenda nshobora gushyiramo chat and interview. Icyo gihe nicyo ushyiramo. Noneho hano imbere yaho handi hari ahantu hari ngo add live goal. Nuvuga ngo live yawe ugiye gushyiraho intego, kuvuga ati iyi live wenda ndashaka ko nza kubonamo ya magift yandi twavugaga. Ushobora gushyiramo ukavuga ati wenda shaka uturoza 10, shaka wenda utundi tuntu dutandukanye bitewe n'amagift aba kuri TikTok, bitewe n'intego ushaka. Uraza rero iyo umaze gukoraho, urabona hari ahantu hano, urabona harimo akaroza kamwe. Ubworo yanjye yaba ari akaroza kamwe hano. Uhita ujya hano rero kwa kameze nk'agakaramu, cyangwa se ukajya hano nyine ukabanza ugasiba hano. Iyo umaze kugasiba rero uraza nyine ugakora hano, ukajya kuri customize. Wamara kujya kuri customize uraza ugashyiramo umubare
w'amagift ushaka. Tuvuge hano urabona ni akaroza, ariko hari n'ayandi magift atandukanye, za ice cream, za TikTok, za finger heart, urabona kandi uko zigiye zihari niko zihagarariye amaqueen atandukanye. Aya yose rero aba ari amafaranga. Aya magift bagiye bayaguha muri TikTok live yawe, aya yose ni amafaranga uba uri gukorera. Wenda rero tuvuge ko dushaka uturabyo, ushaka kuza hano muri customize. Uje muri customize uraza ugashyiramo umubare, tuvuge ngo nshaka uturabyo 20 turaturoza, ukajya kuri confirm, kongera ugakora kuri confirm nanone ukongera ugakanda kuri confirm. Ngo no kuvuga ngo goal tuba tuyishyizemo cyangwa se intego ya live yacu. Hano hasi rero hari utundi tuntu dutandukanye, urabona hari ahantu hari flip, ni ukuvuga ngo kamera ushobora kuyihindura. Ngo ukanze hano wahindura kamera, niba yakurebaga ukoreshaga front camera ukahita ukoresha iyo kamera y'inyuma. Noneho hari ahandi hari imbere yaho handitse beauty, ahangaha ushobora gukoraho nk'isura yawe nyine, ugashyiramo beauty, ugashyiramo smooth, ukajya kuri shape na eye, byose ukagenda ubihindura. Hari ahandi imbere yaho rero hari setting, naho muri setting harimo utuntu dutandukanye. Ukaza nk'aha ngaha nyine ukemeza live gift, ukemerera abantu baba bari muri live yawe kuba baguha amagift n'ibindi bitandukanye. Uraza rero ukaza hano muri setting, hari n'utundi dutandukanye. Hano kuri share live ushobora kuyisangiza abandi bantu bakaza bakayireba. Ubwo rero iyo urangije ibi byose kubishyiraho no kubisetinga, uraza ugakanda hano ukahita ujya live. Bishobora kukugora rero wenda ukaza kugera kuri live ibintu bikaza kugucanga, bikaza kukuyobera. Hano hari akantu TikTok yashyizeho kitwa practice mode. Uzaza ujye hano muri setting, numara kujya muri setting uzaza ubone akantu hano kanditse ngo practice mode, uyikandeho hano hasi. Numara kuyikandaho rero bazakujyana kuri TikTok, uzaba umeze nk'umuntu uri live. Ubu ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari live kuri TikTok ni uko aba ameze. Urugero urabona ko hano hejuru ya goal twasetinze y'amagift hano irahari, amaroza 20. Noneho urabona hano ari ahantu hano haba hari ngo host, ushobora kugenda ukatumira abandi bantu ukaba bagufasha guhostinga live yawe. Rero uraza hano ukaba wabikora. Hano rero hari guest, ushobora kujya hano ukaza ukaba watumira abantu bakaza kuri live yawe, mukaba mwaganira. Ariko hari akandi kantu kari hano hejuru kameze nka setting, iyo ugakanzeho uzabona hano hari ngo pano na grid. Utu tuntu ni kwa kundi ujya kuri TikTok ukabona umwe bamushyize muri big screen, cyangwa se uri muri big screen, abandi wenda bari nka hano ku murongo umanutse, wowe ari wowe ugaragara, cyangwa se mwese mugaragara mu tuzu tumeze nka kare. Icyo gihe rero ukora hano kuri grid ukaba wabihindura uburyo uri bugaragare kuri live yawe. Hano rero hano hasi naho haba hari ngo interact, utundi tuntu turi imbere, utuntu natwo ugenda ukoresha bita text poll n'ibindi bitandukanye. Ibi byose ni ibigufasha kuba nyine wakegerana, cyangwa se ukagenda nyine uhana ibitekerezo n'abantu bari kuri live yawe. Hano ushobora kuza kuri share, nabwo ni ukuvuga ngo hano kuri share live yawe uyisangiza abandi bantu, cyangwa se bakaba baza kukureba.
hari ahandi hantu handitse enhance imbere yaho. Enhance naho harimo ibintu bitandukanye, hari amastika, ama voice effect, ushobora gushyiramo effect ukabihindura muri voice. Sound effect ni hahandi ushobora gushyiramo nk'umuntu ukamushimira, tuvuge gutya kuri clap. Niba dukoze kuri clap urumva abantu bakoma amashyi, twajya kuri router abantu bagaseka. Urabona rero utu twose ni utuntu nyine bakoresha muri live cyangwa se hano kuri effect. Ushobora kujya kuri TikTok ukaba wakoresha effect zitandukanye, ukaba wajya kuri TikTok wenda ukoresheje ifoto, ukaba wagenda ugahindura ugashyiramo ibindi bintu uburyo ugaragara, byose nyine ukaba wabihindura. Aha rero nicyo effect igufasha. Hariho rero n'ibindi bitandukanye. Hano imbere urabona ahantu hari mowa. Aha kuri mowa urabona ko naho hari ibintu bitandukanye. Hano habanza hari comment, ushobora kwandika comment. Hari hakurikiyeho hari flip camera, n'uwango kamera ushobora kuyihindura. Cyase urabona hano hari mirror camera, send gift, ibintu bitandukanye nyine ukagenda ubigerageza. Cyase hear your voice, ushobora no kumva ugashyiramo headphone cyangwa se kutera ukabasha kuba wakwiyumva nyine uburyo uri kuvuga, n'ibindi bintu bitandukanye. Hano hejuru naho hari ahantu hari akantu kameze nk'akazu. Hano urebera, noneho urebera live yawe, total views hano ari kwireba, abafollow bamaze kugukurikira, amadiamonds nyine, amadiyama umaze kwinjiza kuri live yawe bitewe n'impano bari kuguha, byose nyine ukagenda ubikora ureba, binagufasha kuba live yawe yagenda neza. Ubu rero nibwo buryo wajya live kuri TikTok ukabasha kuba waganira n'abantu. Wowe icyo ukora uragenda ukayifungura nyine, ukaba ufite abafollower 1000, ukirinda gukora ibintu bitemewe. Ngo icyo gihe ujya mu mategeko ya TikTok ukabasha kuba wayasoma ukamenya ngo ni ibiki byemewe ni ibiki bitemewe. Aha rero uzagenda ujyeho utuntu tugucanga cyangwa se tukuyobera, ugenda nyine ukora kuri buri kantu, ukagenda ugasobanukirwa, ugenda umenya ati ese aka kantu ngakozeho byagenda gute. Ukabasha kuba uko ubikora kenshi ni kugenda ubimenyera, ukavuga ati bakora aha bigenda gutya, aha byagenda gutya. Iyi practice mode rero wari urimo, iyo umaze kumenya ibintu byose uko babikoresha amabusiyo yose ya TikTok, urazamuka ugakora hari hejuru handitse go live. Nujya kuri go live uzahita nyine ujya kuri TikTok live, abantu utangira ubagezeho ibintu wabateguriye uri bubabwire, cyangwa se live wateguye n'icyo wateguye gukora. Uku rero niko ushobora kujya live kuri TikTok bitewe n'ibyo wateguye, ibyo wahisemo kubwira abantu bakaba bagukurikira bakaguha n'amagifti. Ushobora kuyikora bwa mbere ntibigende neza cyangwa se abantu ntibayitabire, ariko nagucika intege uragomeza ukayikora kenshi, kuko uko ukomeza kuyikora kenshi niko abantu babimenyera bakaba baza bikagenda neza. Ubwo rero biba bisaba guhozaho, kuko mu kintu cyose ni uguhozaho.